Reka nongeye wikaze ukomeje gutega amazwi Rwanda za Fever Entertainment. Uyu ni wa mwanya makuru agezweho hano kuri Fever Entertainment. Aho kubabwira amakuru yo kuvuga hirya no hino ku isi, hirya no hino mu gihugu ndetse n'ari kuvuga mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Aho tugiye kurebera hamwe ikiganiro umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga na innovation muri banki nkuru y'u Rwanda BNR yatanze ari kuvuga ku bitero byo kuri Internent Hazaza ikoranabuhanga muri BNR. Mbere ko dutangira reka mbanze gukora subscribe kugira ngo dukomeze twibake ubwami bugari bwacu ari bwo Fever Entertainment. Kandi mukunzi iyi video wa like ngo wayikaze. Umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga na innovation muri banki nkuru y'u Rwanda BNR Ndegeye Bertrand yakomoje ku bitero by'ikoranabuhanga bishobora kwibasira urwego rw'imari, asaba abanyarwanda kugira ubushobozi mu gihe ikoranabuhanga rikomeje guhindura urwego rw'imari. Mu kiganiro cyatambutse kuri NBR podcast, Bertrand yasobanuye ko ikoranabuhanga rihindura imikorere y'iyo banki umunsi ku wundi. Ati duhora tureba kandi tugerageza ikoranabuhanga rishya kugira dufashe banki kugera ku nshingano zayo mu buryo bwihuse, utanga serivisi nziza kandi ku gihe. Noneho kubera ko iyi ari banki nkuru y'u Rwanda kandi imiterere y'akazi dukora hano, turitonda cyane kugira ngo habeho politiki n'amategeko asobanuye kuri iryo koranabuhanga rishya mbere y'uko tubishyira mu bikorwa. Ubu turimo kureba tuganira ku bijyanye na AI. Dufite ibiganiro bitandukanye n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye muri banki kugira ngo tumenye uburyo twakoresha AI mu kunoza imirimo yabo byihuse kandi neza. Kandi AI irabikora. Ndegeye Bertrand yavuze ko ibitero byinshi by'ikoranabuhanga bitagisaba guca muri system z'imari, ahubwo usanga biri kwibasira abantu ku giti cyabo hakoreshejwe ubutumwa cyangwa imiyoboro ifite intego yo kwiba amakuru. Ati ibitero byinshi muri iki gihe tubona ni ibitero byo kwiba amakuru, ubujura bwo kuri internet, uburiganya bugamije kwibasira abantu aho kwibasira system. Rero inama yanjye ujya witondera ubutumwa cyangwa imiyoboro isa n'idasanzwe. Iyo uri kwishyura kuri internet, menya neza ko uri gukoresha urubuga rwemewe rwa banki. Menya ko ibikoresho byawe byavuguruwe. Intambwe zose nk'izo zizagufasha kurinda amakuru yawe no kurinda amakuru ya banki. Yavuze ko abantu bakwiye kumva ko kurinda umutekano w'ibitero by'ikoranabuhanga ari inshingano za buri wese. Ati ku bijyanye n'abantu n'umuco no kumenyekanisha, ni ngombwa cyane kumva ko umutekano w'ikoranabuhanga ari mu nshingano ya buri wese. Rero duhora dukorana n'abakozi ba banki binyuze mu mahugurwa, ibiganiro n'imyitozo ngiro ibifasha kumenya no gutahura ibishobora kuba ibyago. Igaragaje ko nk'umuntu agira uburyo bwo kwirinda umutekano we iwe mu rugo, akamenya ko igihe agiye gushyira uburyo bushobora gutabaza habaye ikibazo cyangwa hari abagerageje kwinjira iwe. Iyo agiye atabikoze cyangwa agasiga adafunze umuryango, usanga ikibazo kiza kuba ariko kigizemo uruhare. Ati kugira ngo tubyoroshye mu gihe tugira ibyo biganiro dukoresha ingero zoroheje. Reka tuvuge ku bijyanye n'umutekano wawe bwite, sibyo? Urugero, urebye ko umutekano w'urugo rwawe ushobora kugira ngo ikoranabuhanga ryose ryo kwirinda urugo, alarm n'ibindi. Ariko niba usohotse udashyizemo za alarm cyangwa se udafunze umuryango, uwahaye rubuga abashobora kwinjira umutekano wawe. Niko bimeze hano nabyo. Rero kubimenya bizafasha gukomeza kwirinda mu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Mu bindi yagarutseho, Ndegeye Bertrand yasobanuye ko mu myaka 2 ishize banki nkuru y'u Rwanda yatangaje urugendo rw'impinduka mu ikoranabuhanga rugamije kuvugurura uburyo ikora, kongera ireme rya serivisi no guteza imbere imikorere ishingiye ku makuru. Yavuze ko kimwe mu bikorwa by'ingenzi biri gukorwa ubu ari ivugururwa ry'imiterere y'ikoranabuhanga kugira ngo banki ibone umusingi ukomeye wo kwakira udushya nka AI n'irindi koranabuhanga rigezweho. Ati uburyo bw'ikoranabuhanga ryacu riteye ubu ntabwo ari uburyo bukomeye cyane. Rero kimwe mu bikorwa by'ingenzi dufite ni ugutegura uburyo bukomeye bw'imiterere y'ikoranabuhanga ryacu, uburyo amakuru abitswe n'uburyo porogaramu zikoreshwa. Ni ikintu cy'ibanze kandi gikomeye tugomba gushyiraho mbere yo gutangira kuvuga ku ikoranabuhanga rishya nka AI n'ibindi. Ndegeye Bertrand yavuze ko banki nkuru y'u Rwanda ikomeje kurebera hamwe uburyo AI ishobora kunoza imirimo imwe n'imwe, yibutsa ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigomba guca mu nzira zemewe n'amategeko, hagashyirwaho politiki n'amabwiriza asobanutse.
Ku bijyanye na Hazaza, Ndegeye Bertrand yavuze ko ikoranabuhanga atari igikoresho gusa ahubwo ari imbaraga zishyira mu bikorwa icyerekezo. Reka ngushimire twabanye muri aya makuru agezweho hano kuri Internent, kandi kumwibutsa gukora subscribe wowe utayikoze kugira dukomeze tumane mu yandi makuru n'ibindi byegeranyo bigiye bitandukanye kandi gatanu kandi murakoze.